Mbaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira ku ntangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka, ibiganiro by'ubwenge kandi byubaka ubuzima. Ni inkuru mbi cyane yamenyekanye mu matwi y'abanyarwanda ubwo umuhanzi wamenyekanye nka Queen Cha yaburaga umubyeyi we witabye Imana. Ni umuhango wabaye uyu munsi wo gusezerera umubyeyi we bwa nyuma no kumushyingura mu cyubahiro. Reka mpereze ikaze wowe wahisemo gukurikira intangarugero Empire, mubwira ngo nibura bwa mbere ubuze kuri channel yacu kandi subscribe, maze ibiganiro byacu bijye gatanu kuri gatanu kandi byubakire ubuzima bwawe. Queen Cha yavuze ijambo ry'amateka, ijambo ryiza kandi rikomeye cyane, umuhango wo gusezera umubyeyi we bwa nyuma. Umubyeyi wa Queen Cha yatangiye kurwara ku ya mbere z'ukwezi kwa munani. Uburwayi bwe yabaye intwari agakomera kandi akaganiriza abamusuraga. Queen Cha yagize ati papa yajyaga rimwe na rimwe yihagararaho ku buryo rwose utashoboraga kumenya yuko yarwaye, ndetse bamusuraga ntiyatinya kubabwira yuko bakabaye bakora imirimo yabo aho kuza kumusura ngo byari ugukabya. Iya mbere z'ukwa munani nabwo papa we yaje kurwara, yari mu gitondo cyane, nibwo icyo gihe rero bamutwaye CHK ubwo yari amaze kurwara cyangwa se yaratangiye uburwayi bwe. Umunsi wa gatatu bari bafite urugendo rwo kugenda kandi se yari arwaye, yifuza kujyana nabo ndetse agende abatwaye, ariko nifuza ko hagira abantu bamenya kugira ngo badahangayika. Queen Cha ati 15 z'ukwa cyenda, ubwo ni umwaka washize, yari kuwa mbere mu gitondo, narabyutse nsanga nari ndyamye, maze ndabyuka ndikanga cyane, mubaza ibyo ari byo, arambwira ati wigira ubwoba, reka tujye kureba muganga tumwereke results izafashwe na MRI, bari bamaze iminsi baragiye gufatisha ibizame. Yakomeje ati papa yakundaga umupira w'amaguru ndetse agakunda gusenga cyane, no kuririmba indirimbo zo mu bitabo. Papa wa Queen Cha yakomeje kugenda acika intege mu kazi gutwara imodoka, agenda acika intege buhoro buhoro, byagiye bitera Queen Cha ubwoba bwinshi cyane. Queen Cha yahoraga asenga ati Imana yanjye nkomeza nanjye nkomeze papa wanjye. Ni mu gihe rero Queen Cha yari arwaye, Queen Cha agahora asenga igihe cyose kugira ngo akomeze papa we ye kugaragara nk'umunyantege nke mu maso y'umubyeyi we wari urwaye. Mu buzima bwe bwa nyuma yaranzwe no gusenga no kuririmba, nubwo rwose kuvuga byari ikibazo, ariko ijambo amena ndetse no kuririmba indirimbo no guca amarenga y'indirimbo ashaka yakomeje kugenda abikora kandi bakamufasha kuririmba no kubona indirimbo aririmba nk'uko yabyifuzaga mu minsi ye bwa nyuma. Queen Cha ati papa ni umugisha kuri twebwe, twagize umugisha wo kumugira, turamukunda kandi tuzara tumukunda kuko ni umugisha ukomeye twagize mu buzima bwacu. Yasoje ashimira abitabiriye umuhango wo gushyingura no gusezerera umubyeyi we bwa nyuma, ndetse yizeza umuryango na murumuna we gukomeza kubana nawe no kuzasigara ku kivi no kuzakosa ikivi cy'umubyeyi we. Reka tumwifuze kugira iruhuko ridashira, yari umuganga mwiza cyane ukunda akazi ke, Imana imuhereze uruhuko ridashira, twihanganije umuryango w'abagize ibyago. Kamubwira ngo rero komeza kugishimira Imana igihe cyose kiri muzima, nubwo uyu munsi byaba byanze ejo bizakunda. Kamubwira ngo komeza kugira ibihe byiza, Imana ikurinde, ikurindane n'abawe n'umuryango wawe, inshuti zawe, ababyeyi bawe, kandi irinde ibyo ukora byose. Kandi subscribe ndetse komeza kugenda ubana natwe kuri gatanu. Murakoze cyane. Intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Mbaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira ku ntangarugero.